Gocha TV. Yes, hamwe na Gocha TV tushimye Imana cyane kubw'uyu munsi. Tubonye umushyitsi udasanzwe wadusuye muri televiziyo yacu kandi afite byinshi cyane byo kubwira abantu. Turagira ngo rero mu by'ukuri tubwire uwo ari we muri rusange ko abantu babonye bwa mbere bamuzi nyine kugira ngo bamumenye. Hanyuma araza no kudusengera, hanyuma tugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Gihe nk'ibisanzwe ni Pastor John Love. Hanyuma turanabwira abantu batwumva aho bari hose, utarakora subscribe yayikora, niyo nkunga ikomeye tumusaba, kandi agasharinga ku bandi bantu kugira ngo ubutumwa buzagere kuri benshi, atibagiye ku likinga cyangwa se gushyiraho comment. Iyo ni inkunga dusabye umuntu wese twumva. Hanyuma rero reka ngaruke nyine ku mushyitsi nsaba kugira ngo utwibwire. Murakoze cyane Pastor Kiza, Imana umugisha. Nitwa Bizimana Naphtal, sengera mu itoro ry'abatista, ndi umusore kandi ndakijijwe. Murakoze cyane. Hanyuma tugiye gutangira dusenga Imana ibane natwe. Mwami Yesu, Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri aya masaha, turagushimiye ko watugiriye neza, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye Mana. Muri aya masaha twuzuye umunezero, muri aya masaha twuzuye ibyishimo Mana, watuzirikanye, warinze ubugingo bwacu, turabigushimiye. Turagushimiye kongeye kuduteza intambwe kugira ngo tuze muri uyu mwanya mwiza kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Turasengera Mana data wa twese ahantu iri jambo rigiye kugera, haba mu gihugu cyacu, haba hanze y'igihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo Mana nukuri hose rigereyo kandi rihindure Mana, rigire ibyo risenya, rigire n'ibyo ryubaka. Turaguhamagaye ngo bane natwe, Mwuka Wera amanuke adushyigikire, Mwuka Wera amanuke akorane natwe. Turaguhamagaye Mana, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, izina ryo rihabwe icyubahiro. Turararika imbaraga n'Umwuka Wera kugira ngo ibane natwe. Turararika ubutatu bwera, Imana data, Imana umwana, Imana Umwuka Wera. Urakoze Mana kugiye kubana natwe, urakoze kugiye gukorana natwe kandi ukavugana natwe mu ijambo. Tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turasoma kandi amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 3, umurongo wa 7 dusome no wa 8. Hanyuma turaza no gusimbuka dusome amagambo y'Imana dusanga n'ubundi mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 40 kugeza 41. Imana ishimwe. Mu gitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza 8, umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Pharaoh ngo arekure Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Amen. Kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Imana ishimwe. Turasoma kandi n'ubundi muri icyo gitabo ibice 12 ku murongo wa 40 kugeza 41. Haravuga ngo imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize hatabuzemo umunsi, hadasazeho umunsi. Ingabo z'Uwiteka ziva mu gihugu cya Egiputa. Amen. Tumaze gusoma amagambo y'Imana, tugiye kuganira neza ijambo ry'Imana. Nahaye inyito ivuga ngo nubwo ibihe byaba birebire ariko ntibyahagarika isezerano. Haleluya. Nubwo ibihe byaba birebire, nubwo ibihe byagorana, nubwo ibihe byakara, nubwo ibihe byakomera, ariko ntabwo bishobora guhagarika ikintu Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Abisirayeli bamaze igihe kinini mu buretwa. Abisirayeli bamaze igihe kinini bakoreshwa uburetwa mu gihugu cya Egiputa. Barakubitwa, bararira, bakoreshwa imirimo ivunanye, bakoreshwa imirimo y'uburetwa, ariko Uwiteka Imana yari abafiteho umugambi. Haleluya. Imana yari yaravuganye na Mose, iramubwira ngo Mose, nzagukoresha iby'ubutwari.
ikintu nakundiye Imana ivugana nawe ikakubwira n'ibyo izagukoresha, ikakubwira n'ibizakubaho biri imbere, ikakubwira n'uburyo izagendana nawe. Haleluya. Imana ivugana na Mose iramubwira ngo Mose, nzavugana nawe, nzagendana nawe, nzagukoresha, nzakugirira neza. Imana imuhereza kuyobora ubwoko bwa Isirayeli igihe kitari gito. Mose abana n'Abayisirayeli barabana cyane, ariko igihe kiragira biba ngombwa ko Abisirayeli bajya mu gihugu cya Egiputa gukoresha uburetwa. Narindi kuvuga ngo nubwo ibihe byaba birebire, ariko ntabwo byakuraho isezerano ry'Uwiteka Imana. Nubwo ibihe byaba birebire, ntabwo bishobora guhagarika ikintu Imana yavuganye nawe. Haleluya, haleluya. Wowe unkurikiye, wowe uri muranyumva, wowe uri kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibihe byaba birebire, nubwo amakuba yaba menshi, nubwo ibigeragezo byaba byinshi, nubwo intambara zaba nyinshi, Uwiteka Imana ntabwo akangwa n'ibihe. Uwiteka Imana ntabwo akangwa n'igihe ibigeragezo bimaze, ahubwo iyi saha igeze. Haleluya. Iyi saha igeze Data aramanuka agakora. Iyi saha igeze Uwiteka araza akitamurura. Nubwo ibihe byaba birebire, ariko ntabwo bishobora guhagarika isezerano. Imana ishimwe. Abisirayeli, twasomye amagambo y'Imana mu bice 12. Abisirayeli bamaze mu gihugu cya Egiputa bakoresha uburetwa batakishwa nabwo. Uwiteka Imana arabyitegereza. Bamaze y'imyaka 400 n'indi myaka 30. Ibi myaka 430 bakora uburetwa, bananirwa, bakubitwa, bikorera amabuye. Imana itugirire neza. Bababazwa, ariko Uwiteka arabafite isezerano. Uwiteka yaravuganye na Mose, Uwiteka yaravuganye n'ubwoko bwa Isirayeli yuko azabatabara. Mose akajya ku musozi agasenga Imana, ariko Imana ikavugana nawe ikavuga Mose, nzabagirira neza. Ibihe biba birebire, umwaka wa mbere urashira, imyaka 100 irashira, imyaka 200, imyaka 300, imyaka 400, iyo myaka irarangira. Uwiteka agikomeza kwitegereza, Uwiteka agikomeza kubareba. Hiyongeraho imyaka 30, ibi myaka 430. Uwiteka Imana agifite ku mutima wayo ubwoko bwayo. Imana ishimwe. Uwiteka aragifite umugambi mwiza. Uwiteka aragifite umugambi wo kurengera ubwoko bwayo. Uwiteka yarakivugana na Mose akamuha amakuru. Ikintu nakundiye Imana, nubwo ibihe byaba birebire, nubwo intambara zaba nyinshi, ariko igusanga ikavugana nawe. Haleluya. Igusanga ikakubwira ngo mwana wanjye, nubwo bimeze gutya ariko ndi Uwiteka, nubwo bimeze gutya ariko nzagutabara. Imana ikaguha amakuru ikakubwira ngo mwana wanjye humura, wicogora. Nje kukubwira ngo nubwo wahura n'ibigeragezo, nubwo intambara wahuye nazo zafashe igihe kirekire, nubwo wafashe igihe kinini cyo kurira, haleluya, haleluya, nje kugukomeza nkubwire ngo igihe isezerano ryawe rimariye, wikwirirwa wiheba. Uwiteka Imana akomeza isezerano yavuze. Uwiteka Imana ararikurikirana akarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo risohore. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana ikomeza kugirana ikiganiro na Mose. Mose akajya ajya gusenga, Mose akajya ajya kubana n'Imana. Mose akababazwa cyane n'uburyo abona ubwoko bw'iwabo burimo burakubitwa. Mose bikamubabaza. Igihe kimwe kiragira mu bice 3 twasomye ngo Imana ibwira Mose, Imana iramutuma. Misiyo y'Imana yari itangiye ku bwoko bwe. Misiyo y'Imana yari itangiye kugira ngo irokore ubwoko bwa Isirayeli. Imana ibwira Mose, Imana iramubwira mu bice 7. Imana ituma Mose kubwira farawo ngo arekure ubwoko bwa Isirayeli. Imana amubwira, Imana ituma Mose, ivugana na Mose. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ivugana na Mose iramubwira ngo Mose, ndagutumye, genda ku mwami farawo mu gihugu cya Egiputa, umubwire ngo igihe kirageze. Igihe ni iki? Numvise gutaka. Haleluya. Numvise amarira yabo. Numvise uburyo bakoreshwa. Nabyitegereje, nabibonye. Mbonye uburyo barira, mbonye uburyo bikorera amabuye, mbonye uburyo bataka, mbonye uburyo barushye. None Mose mugaragu wanjye, ndagutumye ngo ugende kwa farawo. Imana ishimwe. Ndagutumye ngo ugende kwa farawo umubwira ndekurira ubwoko bwanjye. Imana ishimwe. Imana ivugana na Mose ijambo rikomeye. Iramubwira ngo Mose, nzagendana nawe. Yarayibajije ngo mbese ndagenda ndi muntu ki? Yarayibajije mbese ndamugera imbere ndi muntu ki? Imana amubwira ngo ndi Uwiteka. Imana amubwira ngo genda umubwire ngo ndiho.
yabantumyeho, yakuntumyeho. Uwiteka yambwiye, Uwiteka yavuganye nanjye. Haleluya. Nubwo intambara zabaye intambara, ariko Uwiteka afite ubutwari, Uwiteka afite imbaraga, Uwiteka afite ijambo agiye kubwira ibyakuruhije. Uwiteka afite ijambo agiye kubwira uburwayi umaranye igihe. Imana ishimwe. Uwiteka afite ijambo agiye kubwira abarozi bakugenzaga. Uwiteka afite ijambo agiye kubwira abagutotezaga. Uwiteka afite ijambo agiye kubwira abantu bakwangaga. Agiye kubabwira ngo nonaha rekura ubwoko bwanjye bugende. Imana ishimwe. Imana iragenda ivugana na Mose ayo magambo. Hanyuma Mose abayinjiye muri misiyo y'ijuru. Nubwo intambara zaba intambara, ariko Imana ikomeza kukugiraho umugambi mwiza. Imana ibikigutekerezaho, Imana ibikigufite ku mutima wayo. Imana ishimwe. Mose aragenda abibwira farawo. Farawo yinangira umutima, arakomeza arinangira. Hanyuma ubwoko burakomeza burababazwa. Abisirayeli barababazwa cyane bihagije. Abisirayeli bararira. Abisirayeli baba muri ibi bihe bibi. Abisirayeli bicwa n'inzara. Reka mbabwire, hari ibintu byabaye ku Bisirayeli bakiri mu gihugu cya Egiputa. Abisirayeli bwa mbere bikoreraga amabuye, bakikorera amabuye y'uburetwa, bagakora uburetwa, bagakora imirimo ivunanye, bakaruha, bakarira, abana babo bagakubitwa, abagabo bagakubitwa, abagore bagakubitwa. Buri muntu wese mu rwe ruhande afite urugamba yahuye narwo. Barababajwe muri icyo gihugu. Uwiteka Imana arabyitegereza, Uwiteka Imana arabireba, Uwiteka Imana arabibona, agira umugambi. Imana ishimwe. Reka nkubwire wowe nkurikiye, reka nkubwire wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi wayo, kandi umugambi wayo ku mwana w'umuntu ni mwiza. Umugambi wayo ku buzima bwawe ni umugambi wo kukugirira neza. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umugambi wo kukubatura. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ifite umugambi wo kugukura mu byakurwanyaga. Ifite umugambi wo kugukiza farawo. Ifite umugambi wo kwirukana farawo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma nkomeje muri iri jambo ry'Imana, Imana inangira umutima wa farawo, ntiyarekura ubwoko bwe, ntiyarekura ubwoko bw'Abisirayeli. Arakomeza abakoresha uburetwa. Ariko birayatubwiye ngo imyaka 430 ishize. Haleluya. Imyaka 430 ishize. Iyo myaka yose ishize imaze kurangira, Bibiliya yatubwiye ngo hatabuzeho n'umunsi n'uyu n'umwe. Ikindi hatarenzeho n'uyu munsi n'umwe. Reka nkubwire iri jambo. Uwiteka Imana yitegereje, Uwiteka Imana yabibonye, hatabuzeho uyu munsi n'uyu n'umwe, Imana ije kugutabara. Hatabuzeho n'isaha na rimwe, hatabuzeho n'isegonda, hatabuzeho n'itsiyerisi, Imana ije kubana nawe. Hatabuzeho ikintu na kimwe, Imana ije kugutabara. Hatabuzeho n'isaha, Imana ije kugukura muri ubwo burwayi. Haleluya, haleluya. Hatabuzeho ikintu na kimwe, nta munsi n'umwe ushize. Isaha y'Uwiteka Imana irageze ku buzima bwawe kugira ngo ikugirire neza. Isaha y'Uwiteka Imana irageze ku bana bawe kugira ngo ibabature. Isaha y'Uwiteka Imana irageze ku buzima bwawe, ku muryango wawe. Oh haleluya. Isaha yayo irageze. Hatabuzeho n'umunota n'umwe, hatabuzeho n'isegonda na rimwe, hatabuzeho n'umunsi n'uyu n'umwe, hatabuzeho n'itsiyerisi. Uwiteka arahagurutse. Haleluya. Ahagurutse ku buzima bwawe, ahagurutse ngo akugirire neza, ahagurutse kugira ngo akubature. Imana ishimye. Imyaka 430 ishize, Bibiliya yavuze ngo hatakuweho n'umunsi n'umwe, hatabuzeho n'umunsi n'uyu n'umwe. Uwiteka Imana arahaguruka, warihagurukira. Ndagira ngo nkubwire ngo tuza kandi uhumure. Uwiteka Imana niwe uje kukurwanira. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana aje kwitamurura ku buzima bwawe. Uwiteka Imana aje kukurwanira ku buzima bwawe. Igihe ni iki ngiki kugira ngo Imana igutabare. Wowe nkurikiye, igihe ni iki ngiki kugira ngo Imana ikugirire neza. Igihe ni iki ngiki kuko umugambi wayo kuri wowe urakomeje. Umugambi wayo kuri wowe ni mwiza. Umugambi wayo kuri wowe ni ukugira ngo igutabare. Imana ishimwe. Kandi Imana igomba kugutabara abanzi bawe bagihari. Imana igomba kukugirira neza abanzi bawe bakiri aho ngaho. Imana igutabare abakurwanyaga bakiri aho. Imana ije kugutabara abagusuzuguye bakiri aho ngaho. Imana ije kugutabara abakwatuyeho kuzaba
bavuga ngo twaragusengeye kandi ari bo bakubwiraga ko ntacyo uzagerwa. Imana itugirire neza. Imyaka 430 ishize Imana irihagurukira. Bibiliya yambwiye ngo ingabo z'Uwiteka, haleluya, ingabo z'Uwiteka. Umuririmbyi wa 28 mu Gakiza yaravuze ngo twarabatuwe, ariko agira kugiterera ngo turi abasirikare. Haleluya, turi abasirikare ba Yesu, twogejwe mu maraso. Iyo twizeye amagambo uko yatubwiye, ku musaraba haturutse iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Rero wa musirikare wa Kristo, we wabanye n'Imana, we wafashe ibihe byo kwegera Imana, igihe kirageze ngo data gukore mu buretwa, igihe kirageze ngo Imana ikurwanirire. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo imyaka 430 ishize Uwiteka Imana ngatabara ingabo ze. Imana ishimwe. Imana igitabara abantu, Imana itabara abantu bayiringiye, Imana itabara abantu bayihamagaye, Imana itabara abantu babanye nayo. Nubwo ibihe byabaye birebire, nubwo ibihe byabaye birebire ukoreshwa uburetwa, nubwo ibihe byabaye birebire uri mu bibazo, uri mu bigeragezo, ariko igihe ni iki ngiki. Imana irahagurutse, ije kugutabara wese, ije kukugirira neza wese, ije kugukizanya n'umuryango wawe, ije kugukizanya n'umugore wawe, ije kugukizanya n'abana bawe, ije kugukiza wowe n'inzu yawe, ije kukugirira neza, iraje kukubohora, iraje kugukura mu maboko ya Farawo. Farawo wakugenzaga, Farawo wahigaga ubuzima bwawe, Farawo wagutotezaga, Farawo wagukubitaga, Farawo wakubwiraga ko ntacyo uzageraho, Farawo wakubwiraga ko uzapfa nabi, Farawo wakubwiraga ko agufite mu biganza. Nje kuguhereza aya makuru, data gufite mu kiganza, kandi yari irahiriye, aravuga ngo uwo nafashe nkamufata, nkamukomeza, nkamufata mu kiganza cyanjye, ntabwo nteze kumurekura. Nje kukubwira ngo Uwiteka nta gahunda afite yo kugutererana, Uwiteka nta gahunda afite yo kukugirira nabi, ahubwo gahunda ye niyo kukurengera. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma Abisirayeli Imana ijya kubatabara, Imana ijya kubatabara ibwira Mose, aravuga ngo nonaha nimuhaguruke mugende, nonaha nimuhaguruke. Bafata ibyabo, bafata ibyangushye, bafata ibyabo bari bafite babanaga nabyo mu gihugu cy'uburetwa, barahaguruka. Bahaguruka Uwiteka yavuze, bahaguruka Uwiteka yabahaye amakuru, bahaguruka Uwiteka yavuganye na Mose. Mose yarazi imisiyo y'Imana, Mose yarazi urugamba. Ahaguruka Uwiteka Imana yavuganye nawe. Nje kukubwira ngo mu ntambaro uri kurwana nibwo Uwiteka aje kuvugana nawe, mu bibazo uri guhura nabyo Uwiteka avugane nawe, kandi aguhereza ijambo ry'ubuzima, aguhereza ijambo rikubakira ubuzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Barahaguruka baragenda, bari mu nzira ngo bageze ku nyanja, barebye imbere ngo basanga hari inyanja. Hanyuma ngo Farawo amenye yuko ubwoko bw'Uwiteka bwagiye. Ubundi abantu barasuzugura, Farawo arasuzugura. Farawo wagusuzugura agiye gukurwaho, ngaricara ngaratekereza, ngaravuga ngo ntabwo nzongera kubona abantu nkoresha uburetwa. Aravuga ngo babandi barancitse, bamwe nari narafashe, abo ngabo baragiye, bamwe nari narifatiye uko nshaka baragiye. Aravuga ngo none reka mbakurikire. Haleluya. Aravuga ngo ngiye kubakurikira. Uwiteka Imana aramureka, Uwiteka Imana aramureka. Reka nkubwire, Imana iretse bigukurikira ngo bize, kubera ko ifite umugambi wo gukina finali ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi wo kugukinira finali ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Abisirayeli baragenda, Farawo nawe ahagurukana n'ingabo ze, n'amagare n'amafarashi n'inkota, baramukurikira, bakurikira ingabo za Isirayeli. Ingabo za Isirayeli zikebutse zisanga inyuma hari ingabo za Farawo. Basanga hari ingabo za Farawo, basanga zabakurikiye, basanga zaje, barebye hirya babona hino, basanga hari imisozi, ariko barebye n'imbere bahabona inyanja, inyanja nini cyane, inyanja ngari. Ahangaha byari bikaze, ahangaha byari bikaze, ariko mu isi y'umwuka byose birashoboka. Mu isi y'umwuka Uwiteka arabifata akabyimura, agasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Nuko Abisirayeli batakambira Mose, baramubwira ngo Mose, kubera iki bamutakambiye? Mose niwe wavuganaga n'Imana, Mose niwe waganiraga n'Imana, Mose niwe wabazaniye amategeko, Mose niwe wababwiye. Rero byari ngombwa kujya kureba no kujya kubwira Mose
ngo bamubaze impamvu. Imana itugirire neza. Hanyuma Mose baramutakira bavuga ngo Mose turapfuye. Reba inyuma hari ingabo za Farawo, hirya no hino hari imisozi, imbere hari inyanja. Barataka cyane bati turapfuye. Hanyuma Mose atakambira Imana. Mose abwira Uwiteka. Uwiteka avugana nawe aramubwira ngo yewe Mose we, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Nubwo bireba ingabo za Farawo ziri inyuma, bireba imisozi, bireba inyanja, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Babwire bafatireho, intego niyo gukomeza tukagenda. Nubwo ibiturwanya birahari, komeza ugende. Nubwo ibikurusha bihari, komeza ugende, kuko data ni uvuze ngo komeza ugende. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo barakomeza baragenda, ngo bamaze kugera ku nyanja, Uwiteka abwira Mose ngo ufite iki mu biganza, ufite iki mu ntoki. Mose abisubiza Uwiteka ngo ufite inkoni. Imana avuga ngo rambura inkoni yawe. Haleluya. Rambura inkoni, ngarambura inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja icikamo kabiri. Abisirayeli ngo bagenda humutse. Imana ibiremye igitangaza gifatika, bagenda humutse, baragenda. Hanyuma rero ngo bamaze kugera imbere, ingabo za Egiputa za Farawo zari zabasatiriye zabagezeho. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ngo Uwiteka Imana abwira Mose ngo ngera urambura inkoni yawe hejuru y'amazi, ngo ngera urambura inkoni. Mose ngafata inkoni ye arayirambura. Amaze kuyirambura, Uwiteka akora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka ngafata ya nyanja yari yatandukanye, ngarongera ngarayiteranya, ngingabo z'Abanyegiputa bose, ingabo za Farawo zose hatavuyemo n'imwe. Inyanja zirengera, Abisirayeli batabarwa gutyo. Imana ifite umugambi wo kukugirira neza. Nubwo umaze igihe mu bibazo, nubwo umaze igihe mu bigeragezo, nubwo umaze igihe mu ntambara, nubwo umaze igihe urwana urugamba rw'uburwayi, urugamba rw'intambara, urugamba rw'abarozi, urugamba rwabaye urugamba. Dore ko binamaze igihe kirekire. Sinzi igihe ikigeragezo cyawe kimariye, sinzi igihe bimariye, ariko nkuzaniye aya makuru. Nubwo cyakurambyeho, nubwo cyakubayeho karande, Uwiteka Imana aracyafite umugambi ku buzima bwawe, kandi aje kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Imana ije kukubatura, Imana ije kugutabara, Imana ije kukugirira neza. Komeza ugende, komeza usenge, komeza abane n'Imana. Imana ishimwe. Aya masezerano nsoza twayahawe n'Imana. Imana niyo yavuganye natwe, Imana niyo yatubwiye, Imana niyo yaje idusezeranya ibintu, iduhereza amasezerano. Ikindi mbibutse ko amasezerano ni umutungo ukomeye, kandi ni umutungo tugenda twimukana aho tujya hose. Uza mu Rwanda ukaba ufite, wajya muri Amerika ukawugendana, wajya muri Nigeria, ahantu hose ugenda uba wibitseho umutungo wawe, umutungo ukomeye witwa amasezerano wahawe n'Imana. Uyu ni umutungo utabora, uyu ni umutungo utangirika, data yaduhaye. Hanyuma sinzi igihe umariye mu kigeragezo, ariko nje kukubwira ngo isezerano wahawe n'Uwiteka Imana ririndisha isengesho. Imana ishimwe cyane. Ririndisha isengesho, ririndira ujye gusenga. Imana yakubwiye wasenze, Imana yakubwiye wagiye kanyarira, Imana yakubwiye wagiye mu misozi itandukanye, wagiye kwishakirayo. Imana yakubwiye uri mu nsengero, ongera usubire gusenga, ubwire Uwiteka ngo yewe Uwiteka, nongeye ndagarutse, girira izina ryawe kandi uzuntabare, kandi uzungirire neza. Nukuri Uwiteka Imana aravugana nawe ijambo rikomeye. Komeza ugende. Imana ishimwe. Tugiye gusengera wowe ufashe uyu mwanya, tugiye gusengera wowe wankurikiye, tugiye gusengera wowe afashe uyu mwanya ugatega amatwi ijambo ry'Imana. Waba uri mu gihugu, waba uri hanze yacyo, aho waba uri hose, tugiye gufata uyu mwanya ngo gusengere mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka wo gusengera abantu kugira ngo ijuru rigutabare, kugira ngo ijuru rikugirire neza. Upfa wizere, fata ibihe byawe, fata umutima wawe, uhereze Imana. Imana itugiriye neza. Wikwita igihe ikigeragezo kimariye, kuko n'Abisirayeli bamaze imyaka 430 bakoresha uburetwa. Ibyo bihe byose barihangana, ibyo bihe byose barababazwa. Nawe fata uyu mwanya utekereze ku mbaraga z'Imana, utekereze uko Imana yagiye ihindura ubuzima bwawe, utekereze uko Imana yakugiriye neza, utekereze ahantu Imana yagukuye. Fata ikigeragezo ugihereze ubuhamya, kibwe ngo wakigeragezo we nubwo uri munini. Uwiteka Imana yarantabaye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Fata umwanya tugusengere aho uri hose.
Imana ikuremera igitangaza. Aho uri hose Imana igiye kukugirira neza. Aho uri hose Imana igiye kugutabara. Farawo wari ukuri inyuma, ingabo za farawo zari zikuri inyuma, zigiye kurenzwaho, zigiye kwicwa kugira ngo utabarwe, zigiye gupfa kugira ngo Imana ikugirire neza. Umugambi wayo igiye kusoza ku buzima bwawe. Nubwo ibihe byabaye birebire, ariko Imana ije kukugirira neza. Imana ije kuguha akazi, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukiza uburwayi. Imana iragushaka, Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana ibahe umugisha. Imana yacu bwite, iri ni ijambo ryawe, ijambo ryiza wahumetse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Turi muri iri jambo, ijambo wadushyiriyeho, ijambo rituyobora, ijambo rifite ubutwari, ijambo rihinduka, ijambo rihindura ryabayeho twe tutarabaho. Ndasengera muri iri jambo Abisirayeli bamaze igihe kinini mu gihugu cya Egiputa bakoreshwa uburetwa imyaka 430. Ndasengera umuntu wese unkurikiye, ndasengera umuntu wese Mana uri muri iri teraniro, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umugirire neza. Hari abantu benshi baruhijwe n'imibiri, hari abantu benshi bafite intambara, hari abantu benshi bafite ibigeragezo, hari abantu benshi bafite farawo yabahagurukiye agahagurukana n'ingabo ze akabakurikira. Ariko mu izina rya Yesu muri uyu mugoroba ndabaturiraho ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo. Gwenda ukore Mana, kandi ukore ugira ibyo uhindura ku buzima bwabo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasengera abasore bari bakurikiye, turasengera abakobwa bankurikiye, turasengera ababyeyi bakurikiye, turasengera abagabo n'abana batoya, turasengera buri umwe wese ufashe umwanya kugira ngo adukurikire. Mu izina rya Yesu ndamwaturaho umugisha. Mu izina rya Yesu ubakomereze amasezerano kandi ubagirire neza. Kandi isaha yawe niyi yo kugira ngo batabare, isaha yawe niyi yo kugira ngo bagirire neza. Ndabasengeye Mana kugira ngo barengere. Turasengeye igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kigirire neza, ukomeze kucyubaka kandi ukomeze kugiteza imbere. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Mana ibyumvise mu izina rya Yesu, amen.